shoferi ko atagenda ubari mu maki kwani nzanzira kandi bari buterivi ko tongeza afite nsibanze nzangire na sherifi akajipo ka designinze kurabona chain. Kigali Updates TV, your all-day news. Bakunzi ba Kigali Update TV, your all-day news, mumeze mute. Nkuko musanzwe mumenyereye gahunda yacu kwagezaho amakuru mashya meza kandi ku gihe. Tubazana ba star, tubazana natandukanye mu buryo butandukanye. Kubw'uyu munsi turi n'umuntu udasanzwe kumubona muri kamera zacu, yitwa Cassandra Baby. Cassandra Baby ikaze ku Kigali Update TV. Shoferi ko atagenda ubari mu maki kwani nzanzira kandi bari buterivi ko tongeza afite nsibanze nzangire na sherifi nagerayo bitinde simbashe kurya na serifi nabonye iryejo ndikesha ubu ndajyahe. Shoferi ko atihuta barareba he ko atihuta maze gene tabese nare nicaye nabi ntagashiha dore ubu ndahengamye ko atihuta ndagumu nave kubina ko atihuta njegetse kureba umwana ko atihuta njye kurangiza iyi diru. Shoferi natihuta ndamufata mu mashinga ngo urugendo ni rurerure dore ntangiye kubogwa narasoza urugendo bamwe batangiye kugona amerekezo yaho ndubu simbasha kuyasoma aho njye simabona mfite ubwoba makuru ko kaje. Shoferi Cassandra Baby. Aya bas muramubona Cassandra Baby Miss Swagger kora kwita. Wow, ubwo ko nako bayi cyenzi Miss Confidence uguma Miss Swagger. Wow, uzakongera hano uzagaragaza uzakavuge. I'm always swaggling baby. Turi kumwe na Cassandra Baby yambaye neza ko kumubona Cassandra izi step uzita ngo kiwambaye Ni Fashandra style ni my brand ni agiye mu byo gukora n'undi n'imyenda so ninjye bayambitse ninjye babidesigninze nkabidoda nkabyambika so Fashandra. Remember Fashandra style? Fashandra style? Yes, Fashandra style. Cassandra muri Fashandra yawe wambaye imyenda tabasha gusobanura iyo nkweto undi yo yitwa ngo iki? Ni boots bisanzwe raba boots nyine nakajipo ka designinze kurabona chain. Urabibona abari muri kamera byose barabibona. No se izi design ni wowe uzikorera cyangwa urazigura ngo nyibite wenda uhita? Ndazikorera ndazidesigninga bitewe n'icyo numva nshaka kwambara naho ariho mbishaka then nkabidesigninga nimba ari amasingura nimba ari ibikinya ama fabrics bageneye then nkabyidodera kuko ndumudozi. Uri umudozi useringa ibintu cyangwa uri umudozi wiyambika gusa? None byose bikora kuko ubu ngo abakiriya batangiye kuza abakiriya bajya babitwa fasha client. Fasha client no gufasha ni fasha client no kuza nyine twabika ibintu byiza so ntabwo nimbikorera kwiyambika gusa ahubwo ubu nyine ndi brand nanjye ubwanjye so noneho biba byiza fasha brand kwiyambika indi brand bibyara ikintu kirere cyane nyine byambara nkanje nka Cassandra. Hari abantu benshi banzi bamenya umunsi ku wundi ngira amerwe ko ntagaragara ku makamera abantu benshi bakaba babona ibintu byanjye nkora so niyo mpamvu ngira ibintu banikura nkabyambika kugira ngo abantu benshi babimenye ariko n'abakiriya ndabakorera. So waje wambaye gutyo umunsi uje mu kiganiro Kigali Update TV wagende kucyitamo kwambara izi style tubeka uri mu fashion star so ufite style nyinshi wakaba bitamo kucyo hisemo kwambara ibingibi kuri no munsi? Urabona ntago ari ibintu bifubitse cyane urazi usi ntago ari ibintu bifubitse nyine ibintu nyine bitanga amahoro turi muri sama bitagushyuhira bikorohereza rero nguhitamo kubyambara na rebye klima yari hari ndavuga aka kazuba gahari nambaye kuno urumva nkajya imbere kamera mbona byaba bisa neza. Rero ikindi nuko guhitamo kubyambara nuko nabonaga ari ibintu biza gusa neza imbere y'abakunzi banje amplisi barebana na Fashandra so ngendera ku bintu byinshi cyane munsi. Tugiye kuri Fashandra yawe ari nayo yakwambitse wabigize mu ruhare mu cyangwa wambare gutyo sibyo? So izo produits zawe ubu ngubu no nwabira akumva ati nshaka gusa nka Cassandra bese yabigenza gute kugira ngo ase nkawe? Uko yabikora yajya kuri yanyandikira ntago ubu ngubu navuga ngo mfite address mfite atelier ngo mu mujyi ngo Kacyiru Gishushoya mfite ubu ngubu ndacyafite atelier yo gukorera mu rugo ariko bitabuje ko umuntu ashaka ko namukorera twavugana kuko n'undi harabo nkorera kandi ibyo nkabihera ku gihe yajya kuri Instagram ndi Cassandra Baby akanyandikira DM then tukaba twavugana cyangwa akajya muri Fashandra style nawe akaba yahandikira ibyo byose ari ibintu bishoboka then tukapanga kabisa.
so iyo Cassandra ko nka company cyangwa ikorwa n'ikintu ni igikorwa cyawe ku giti cyawe wenyine cyangwa se ni igikorwa kintu watanzemo n'akazi ufite abantu bagufasha se ubu ntabwo navuga ko nabitangamo akazi ariko ni ibintu nifuza ko kuzabitangamo akazi nkaba nagira n'abandi nigisha bimwe ubu ngubu nzi ndifuza ko hari bamwe nazabisangizaho noneho mu myaka maybe mu myaka 5 cyangwa se no muri 3 nta wamenya ko ibintu bijya bihinduka nkaba nanashinga n'ishuri ryo kwigisha abandi kudoda kuko umwuga ni ikintu cya mbere ni ikintu kize ufite umwuga ufite umurimo urambye cyane ariko for now ndacyari Cassandra. Tugarutse inyuma gatoya ibintu byo isanga wenda gukwambara ibyo by'imideri Cassandra ni ibintu maze mu gikingana giti ni ibintu watangiranye n'umuziki cyane ibintu byatangiye mbere y'umuziki ubundi urebye okay duhereye kera ibya Cassandra ni ibintu uko bije vango ariko ndi kubishyiramo imbaraga cyane no mwana byikorera akundi namenye ko mfite talent y'imyenda mbere y'umuziki kuko ndabimenye niko mfite imana ko nabwo kigenze ngo ni impano narinzi ngo kwa kunye nuko rutunga bwo nibwo nicaranga realizinga yuko noneho yari impano nibyo binatangiye nkora mbere nitwo dusigese tw'imana nabanye ko mfite ahubwo umuziki bigenda biza nyuma yuko menya ko mfite imana yo mu bintu bya fashion ariko na umuziki nza kuwukora nyuma noneho nkushyiramo imbaraga cyane numvaga ko bya fashion sarabikora ariko ndice ndavuga iki kintu kinini nzi nkunda nashobora gushiramo kwinvestingamo time yanjye nsanga nkunda ibintu by'imideli n'ubundi ndavuga kuba nkunda imideli kuba nakora ibyo birahagije nsanga ntago bihagije nkunda gusoma kuri Pinterest ibintu byerekeye na fashion design then nza gusoma kana kavuga ngo if you want to be a great fashion designer you must know how to ugomba kuzi kudoda ndavuga iki kintu ndagikeneye kudoda ngomba kuba ni basic needs nyene muri fashion zanjye so niko kwita ni kudoda bizi uyu mwaka ubundi Uri tugarutse kuri gatoya dusuye nyuma iki hashize hawe ubundi Cassandra mu myaka 5 mu myaka 3 ari Cassandra umwana umeze gute Nari Cassandra umunyeshuri nari Cassandra umunyeshuri kabiga kwa mean secondaire nari Cassandra mu myaka 6 mu myaka 6 nari umunyeshuri muri primaire umunyira banyitaga Nyiragasazi nari Nyiragasazi cyane nimba nagira gudufote gusa nyine nari umwana uri sharp cyane kuva ndo umwana nakundaga ibintu muri by'umuziki kuko niga primaire duva turimbo tubinari mfite niga primary akora ko twasoze urumva akaranze ibintu by'ibitsina ngo nanze ngo radio bibaye nabwo zizakanaza nyinshi urumva nari umwana nyine mu rugo usanzwe urape gusa bikundira umuziki kudera kubyida bikundira nyine ubuzima bw'abana kamwe mu tugeso nawe ubwo bitekereje ukiseka wajyaga mu bwana bwa icyo gihe utuye ko ari Nyiragasazi ni nk'akaye kageso yuko batakageso Imana wakoze kuba narakuze rwose akantu kari kandambiye bose ko umuntu yaraciye muri twinshi mwa kabyaramwe umuntu aca muri twinshi pe ariko ikibanza cyo nuko nakundaga gufata utunyoni nkaturya byitse ndaba kandi turya utunyoni wari kwa kundi bategaga ibase bagashyiraho igiti n'umugozi gutyo hasi bagashyiramo umuceri unyoni yazuga kurura kugira ngo uyifatiremo tukadufataga twabaga ariko turi n'abandi benshi muri bo mu bwana nyine tukagafata tukagenda tukagapfura amababa gatakwa k'inyoni kararyoha witonde kararyoha byataje ni inuma ntabwo inuma cyo ndahirye ako nzi nahiriye y'ishyamba wa ariko gusa nzi ko nari inyoni cyo kintu nzi nibuka n'ibindi inuma nari simbizi noneho tukagapfura mama tukagateka tugateka isosi bazina isosi y'inyama ukuntu imeze y'inyoni nako urumva tukakarisha kawunga icyo kintu nyibutse cy'inyoni mwana turebe tuguruka ndavuga ko suko nabahoraga iki mwatore mwamwe ni tuntu twinshi nyine dushakora tw'abantu benshi ni byinshi pe ubu ngubu dutandukana bimwe ndabwibuka none bwa ndi buri bizarre birenze nagakosa wakoze wikinisha ubibese wikinira bikajya byiba bakagukubitira inka kai kandi wakoze kari nk'ibintu by'imikino abyiba bakagukubitira kera umuro hari kunumuro ujuza ukaba myinshi wari wabaye myinshi naho baratubwira ati niducane ibyuma y'ama televiziyo n'ama DVD haza umwana azanye CD cyo yari akiri ibintu by'amasidi ambwa ati nkuzana indirimbo za Rihanna na Ebanti nkuzana inyamerika byatari ndabizi yuko bambwiye ko ndibicane ariko kwa gushyuha nyine numva gaya ngomba kuzireba kandi yagombaga kwita ayijyana
ndabicana nshyiramo CD indirimbo hakijya hari ya ndirimbo yari hana na Eminem indirimbo igitangira ibintu biraturika aho kwiruka njya gucomora niruka nisohokera nigendera ibintu birashya amateleviziyo byose ibintu birashya icyo gihe nahise niruka ngiye nakoraga ifuti papa wanjye ni umunyamahane nahitaga nirukaga ngahunga kabisa nahitaga niruka nkavuga ati noneho akambaye narirukanse mara nk'iminsi nko muri famiye kwa mukecuru ngaruka nzi ngo yarabyibagiwe nitsimba munsi y'igitanda narakubiswe nzayivuga nagarutse ubutaha uri Cassandra baby atubwiraga ubwana bwiwe mbese yadatangiye twisobanura kunameze ako Cassandra baby mu muzi mwese nk'umuraperi kazi ni umuhanzi ufite ijwi ryiza yadatangiye biyereka bibabwiye mwabyumvishije aho se Cassandra baby wisanze muri hip hop gute nuko nabikundaga n'ubundi nakubwiye ko kuva kera niga muri primaire nafite turimbo tubiri ntarakorewe noneho uwo muproducer watumwe yakunze nyine confidence ngira akunze ijwi ryanjye none ari n'akana akavuga ati akana reka ngafasha urumva niga primaire ya kane umva nari muto cyane noneho bikunda nkunda kumva abaraperi n'ubundi numva imiziki yose ariko igihe nakundaga kumva nyine abaraperi nyine nkumva flow nanjye najya kurimba nkumva biranyoroheye cyane rero bikora gutyo numva nkipapo nyine ari ubwo ibintu byo guflowinga nyine ari ibyo ngibyo kabisa ubwo nabyo babasha nabishobora ariko nzabikora kubera ko iyo uri umuhanzi ugomba kugerageza gukora ibintu byose rero nabyo nzabikora one day nzabaha akaririmbo nahogoje Cassandra amaze imyaka ingahe mu muziki 2 maze imyaka 2 zatigiye kuzura mu kwezi kwa mbere muri iyo myaka 2 umaze mu muziki umaze gusohora indirimbo zingahe amashusho izifite amashusho zingahe maze gusohora indirimbo 8 izifite amashusho ni 7 uretse imwe nakoranye na Majide Black yitwa Sasita ukurikije aho umuziki wawe wawutangiriye kureba aho ugeze naho wifuza kugera ubona uhagaze hehe bese ukurikije aho wifuzaga kugera ndatungurwa cyane kuko mbibona nk'yongane n'abandi bahanze baba coming bagenzi bangiye baba bifuza hari n'abaje ahubwo mbere yanjye bakambwira Cassandra ukoresha iri babungura gute uko abantu bari kugerageza kugenda bakomenya nyine numbona yuko kuri nge bite n'imbaraga zanjye nk'umuntu wikorana na management ufite mbona yuko nagerageje ko nshoboye kose ahubwo rero nkagirwa n'umugisha ibintu bikihutamo gakeya kuruta kwa kundi ushaka kuzaga gakora imyaka 3 n'abantu bataramumenya rero nkanjye ku myaka 2 yanjye mfite muri game nekeza ko ndashima Imana kabisa byarihuse pegeranyije n'abagenzi banjye nganira kambwira ati sha aka kazi ko batsujya ngunda kugira akenshi ndangizo ndirimbo 8 zawe tubwiye ufite harimo indirimbo akoranye n'abandi bahanzi bagenzi bawe ugendera kuki wita umuhanzi mukorana indirimbo okay cyazo cyarwe bon mere nko kuri uyo mereka gusora urakuze nkamuze ntago nari nabitekereje vuga ngo turakorana collabo nifite yanjye twahuriye muri studio turavuga reka dukorane reka amfasha ama idea so ndumva amayidere ko numva niwe kubikora neza ndavuga reka dukorane nk'umuzurba ntago twanagore ntabipanze twadukoranye gutyo nka Alin San twakoranye cyambere nkunda ijwi rye n'umuhanga kandi ikindi ndanye umukobwa mu ndirimbo twakoranye yindi nakoranye ni Kandaho management ye niyo yabishyizemo imbaraga cyane yaduhuza na Kandaho yadukorane then Sasita witwa A Bigger Dream yari ni director mu video yanjye nakoze mbere niyo waduhuje na Majid turabikora ndanamushimira cyane AB then ndumva arabanze twakoranye akenshi se nk'ibiri kwandika indirimbo zawe indirimbo zikunze ko zirimo ubuhanga bwinshi kandi n'amagambo menshi kandi meza ubundi iyo kwandika indirimbo nk'icyo kintu kikugora cyane mbese kikagita umwanya munini indirimbo zanjye zandikwa na Lasine ngengira ide ngavuga ndashaka kwandika ibindi ndashaka kwazazamo ibingibi then Lasine nkamugatira si ndashaka topic ni ndashaka amagambo nazaburi ndashaka amagambo nkayo wenda hari ufite amagambo exception uvuga exception ndagushaka kwagaragaramo nkambwa aya ngaya ntazazemo ariko wenda aya ngaya azazemo ahubwo yi develop Lasine rero ni umwanditsi mwiza ni ujye umfasha ku develop indirimbo zanjye guhera kuri his mind kugeza kuri urakuze ubu ngubu indirimbo urandikira nimwe zose Lasine uzandika iyo nahereyeho yitwa
nemeye ninjye wayiyandikiye ariko ko naje gusanga kwandika ari imana hamwana ni imana biragoye byahatari so nahisemo yuko ngomba kwifashisha abantu babizi bafite ubuhanga kubundusha kuko nabifashisha ngewe buryo nkora nekeza bite na topic nshaka so turebye muri muziki nyarwanda abahanzi kazi cyane cyane b'abaraperi macyari bakeya so ubu ni impamvu nyamukuru ituma muri kuba bake tugejeje n'abaririmba izindi njyana cyangwa izindi style ari iyihe kuri guhari nkora ntanavuga ikibazo n'ubushobozi buke ndanjye nubwo mba nkora nta bushobozi buba buhari kuko nekeza ko mfite nk'izindi mbaraga zirenze izo mfite kure hashoboka nahagera cyane ari ubwo ubushobozi nashyize ko n'abagenzi banjye nabo njyangana nabo n'ubushobozi bose n'ubushobozi pe nta yindi mpamvu kuko umuhaye ukamubwira ati ngiyi production ya video ngiyi production ya audio yakora kandi babona abakobwa benshi ikibazo rero na mikoro make nose gushyira mu mikoro make gara kuhanze baraperi kazi abandi bo nago iki kibazo cyakibageraho ariko nabandi bari mu zindi njyana ni bakeya nabandi bahanze bari mu zindi njyana trust me ni bakeya no muri hip hop barahari ku mikoro make ariko bajyaza gukora ku batari active kimwe nuko no muri izo njyana zindi barahari turababona bamwe bakabona nyine ndakoza karembo kamana nayo nk'umwaka imyaka 2 itarakora rero imikora ari ku hantu kuri side zo sobwo sinzabana batipe bakora amikoro bana sizi kabisa njemba nta kuko ubu ni benshi kandi baraza bagakora bagakomeza sinzi tu akandi kazo nifuza kubaza mu myaka 2 cyangwa se 3 muri myaka atangiriye umuziki acyo cyakunze kuvuga ko cyane n'abandi bahanzi kazi bagenzi bawe bavuga ko hari ukuntu bakora ibihangano byabo navuga ngo bizaje kumenyekana ugasanga abanyamakuru bamwe namwe cyangwa producer babakaruswa zishingiye ku gitsina kugira ngo bakunde bamenyekanisha indirimbo zabo kuko icyo kintu umuhanzi kazi kuko wemera ko icyo kintu kibaho mu bya namaze kureba mu interview merutse kugenda banacicikana ku mbuga nkoranyambaga nabonye koko byari bihari kuko n'abahanzi bamwe bakuru kuri njyewe nabonye babyivugira ubwabo ko icyo gihe byari bihari ariko ntago mu gihe cy'imyaka 2 maze nta muntu azambwiye ati CASSANDRA kugira ngo nkukine indirimbo ndi kukubwiza ukuri ibintu ndi kukubwira kugira ngo nkine indirimbo ngo turanza turyamane nta muntu ndabona wari wabimbwira uko nguko kireka uko umuntu akora kireka nimba hari yindi wenda iyindi nzira babivugamo simbasha kubitahura neza ariko ntabwo umuntu azambwira kugira ngo umufashe iki ndaguha ruswa urabanza muri ruswa y'igitsina ntabwo ndayibona gusa nemera ko kera byari biriho kwa ko nabyumvisha abanza makuru babivuga so ako ariko akazi umuntu marutse kwibaza sibyo ubundi muzika ni ikintu umuntu akora ariko rimwe na rimwe ashobora ko abenshi bagikora rimwe n'amakakireka CASSANDRA turimo turaganira ngo uramutse bibaye ngombwa ko ureka muzika CASSANDRA kwisamu ikintu wavuga ati kanigire muri ibi ngibi already narabitangiye nubwo nyifite ama projet menshi imbere yanjye ari maraza ariko umuziki ndamutse nkoretse ko nanda numva nabifite muri plan ariko ntabamenya who knows so byashoboka ko nawureka ariko ndetse n'undi ndi mu bintu by'imyenda yanjye nabikora hari n'ibindi neganya gutangira iby'imyenda mbonye ko bimaze gufata kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuhanzi arimo arakora cyangwa se hari hamaze kuva n'ahageze hari album CASSANDRA album ufite imbidahari gutegura iki kibazo cyiza cyane ndi gutegura album yanjye izaba yitwa imigani uvuga ko naranje kubona izina ry'indirimbo umva ko nyigeze kuri ni album izaba yitwa imigani nago natangiye gusohora indirimbo ziriho ziri gusohoka ari urakuze n'indi zazo nashaka kuvuga izina kakanya n'iyindi yazo iri imbere nk'ebyiri zose n'amasingo nago zaba ziri kuri album ariko izaba yitwa imigani izakorwa n'abaproducer batandukanye izagaragara n'abandi bahanzi batandukanye album twitegera ryari ni uyu mwaka cyangwa umwaka utaha ntabwo mvaga sace karacyapfunikiye gusa abantu bamenye ko album yitwa imigani kwa CASSANDRA irahari album umuntu anayikora n'imyaka 5 bana so tukiri kuri wowe bwite mu muziki wawe nyine niyihe ndirimbo yawe mu ndirimbo maze gukora muri izo ndirimbo 8 niyihe ndirimbo yawe ubona ukunda kurusha izindi kwe kiyo ndirimbo yikunda wari wabona hari umubyeyi utoranya umwana utoranya abana ndirimbo ndazikunda pe n'ukuri nano cyane indirimbo nk'indirimbo nahereyeho bwa mbere iyo nakubwiye twanemeye ni indirimbo one of my favorite song ever sinzi mpamvu nyikunda ariko ndayikunda pe nimba uko ari nahereyeho ituma mbona aho ndi kuba naho ngana
inyibutsa njyewe wa mbere wa mushyashya wari umururu mu muziki na Cassandra wahongeza kakanya rero iri mu ndirimbo zose ndazikunda ariko nemeye iri mu ndirimbo nkunda yakozwe na producer Kigali Updates bro wankoreye akantu keza yakorewe muri Coffee Sound Studio ni Coffee Sound dukurikije noneho uri dusobanura nyine kuntu ngo indirimbo zose uzikunda nyine cyane cyane kuri iyo ya mbere utubwiye ako sundi ni nk'indirimbo ushobora kuba waranditse izo ndirimbo 8 atari inspiration kuye ku bandi bantu ngo ari inspiration ivuga kuri wewe bwite ku giti cyawe nta nimwe zose ziba ari inspiration ku bandi urumva kuri nemeye ari best friend wanjye kuvuga ngo nemeye nyine noneho umuntu akaguteta ukabanza ukizigiza final ukaza kuvuga nemeye yari ku mushiti wanjye nuri matayipu ni idea ya mukadafu nubwo naje gusa cyakoza nuri matayipu ishobora kuba indirimbo yanjye kubera ko harimo abantu batari tayipu zanjye kabisa ariko banza nanjye yanjyeho kabisa nanjye yaba true story kuri so tugarutse kuri ibyo ngibyo tubwiye nyine ko iyo ndimo yakuvuze wemeye so ubundi Cassandra baby ufite umukunzi namukunzi mfite ndacyari single only single not searching not single iyo ukeneye kuzajya mu rukundo noneho n'uwari we wese wumva ko umuhungu mwazakunda ari umuhungu wazaba ameze ate yujuje biki ntabwo ikibazo rero kiranguye pe kijya kinangura ngo yujuje biki ugende yuvuze ibijambo type nyine bigaragaza nyine hari ibintu ushaka nyine constellation bwira cyo nuko yaba ari umuntu atari umuntu mu wangalist atari mu wangalist ari umuntu umukozi pe ushakishiriza ahantu hose umushapu uzi gucangacanganya Kigali kuko mu myaka ngahe 10 iri imbere Kigali na kwibamo bizaba bisaba kwikaraga bya hatari so tukurikije uri mu muziki noneho hari nk'abahanzi wakuze wumva kandi unakunda unafana sibyo ko imyaka 2 umaze mu muziki hari abamaze imyaka 10 n'ingahe kandi wakuze ubumva uri nkaye ni nk'uye muhanzi wakuze wumva ukunda mukamutarakora indirimbo ukavuga ati nifuza kuzakora nawe indirimbo uri active ubu ngubu ukora uri active ubu ngubu nakuza nkunda benshi ariko Riderman ndamukunda byahatari ndamufana nkunda ibikorwa bye n'umuhanzi utajya ubura pe najya bura nushobora kumva ngo yamaze umwaka Riderman ngo yagiye ahora ari active Odapass nawe nubwo atishama akagenda wenda muri studio ariko nawe ndabyifuza cyane ndabinyemera tuzabikora ariko ndamwifuza nawe Odapass ni mu baraperi rwonga wenda navugaga so tukurikije nyine kuntu umuziki urimo gukora nyine watagaje kuri uri muri managing bwawe asara igitekerezo wawe ufite cyo kuba washaka management hari abakwegera mu kimuraganira bisibagaza biti byekina management yawe management ntago kuri njye nka Cassandra ntago ari ikintu nyine njya mubukira kuko hari gishobora guhura na management kugira ngo bari management gusubiza inyuma iguteza imbere kabari gusubiza inyuma ntago ari ikintu mu numva ko nshishikajwe nacyo cyane ariko ari management ije kumfasha ko nka Cassandra kugira ngo mve hamwe ngera handi which is good bahaye kaze kuri ngiye Cassandra ariko ari wa muntu numva ko ataje kugira ngo ankoreshe cyangwa nanjye mukoreshe azaba ararereye kabisa nise wo kunukora indirimbo zawe dafite management ufite izindi business running ku ruhande kandi uzi gusaba investment nini niba kigishoro cyo gushyira mu ndirimbo gasoro maze gusora video ziri nkuko watubwiye ubwo icyo gishoro cyo gushora muri ibyo bikorwa giva hehe mwana ni inshuti tu ni inshuti wenda babonye nk'utwo turaka ukadukubita gukongera bisaba strategy bisaba kwisacrificing mu bintu byinshi kimaka kwetokeza mu myenda mwiza phone nziza nyine ibintu by'ibyango byataye tuba tubona bihenze byose urabyima kugira ngo bashe kujya muri studio gukora byansabye kwima ibintu byinshi kandi binagezweho kugira ngo mbashe kugira ikintu nakora nanjye nakikorera wow ni Cassandra bo tubaganira ariko tubwira ubuzima bwe bwite ku muziki we kuri Cassandra muzana musore mujye kurya nyine kuri bimeze bwo nyine yababwiye address kuri bimeze so reka Cassandra tugusezere tugushimire kandi byari byiza cyane tugiranye gifite icyo kivuze ku bantu bagukurikira bagukunda ibikorwa byawe ni byinshi ndakeka rwose byari byiza ndabashimiye cyane namwe kwa mwamaye mwanya ndashimira cameraman ndashimira bambaje ibibazo one challenge somehow ndashimira abantu bazareba mwese iki kiganiro yes muri kureba Cassandra kuri ndabyapresse cyane I salute all of you guys ikindi mu nkuri cyane ku social platforms zanjye
social media platforms zanjye nka kuri Instagram Cassandra Baby, kuri Style of Cassandra Style, kuri YouTube channel yanjye ni Cassandra Baby, no kuri Audio Mac ni Cassandra Baby, na Spotify zose n'izindi iTunes zose azaba ari Cassandra Baby, kwa amazina menshi bisigaye bincanga. Cassandra urakoze cyane, uyu mwana ni mwiza cyane. Thank you, always ndifuza ko twazajya tugira nibe n'ibi kabisa. Yari Kigali Update TV your all day news, yari Cassandra twaganiraga, nizera ko mugomeza kugubwa neza aho muri mugiye muherereye, naho amakuru yacu nakagaruka. Stay in touch.